uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litije, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 222 0 1 2 3. Turongera turabasuje inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko aho muherereye hose mukomeje kugubwa neza nkuko duhora tubibifuriza, kandi tubasuhuze cyane inshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibikorwa byacu umunsi ku wundi 5 kuri 5. Nkuko rero muri kubibona rwose ku maskrini yanyu, tubazaniye inzu nkuko mubimenyereye, kandi tuba tubageza imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Iyo tuvuze imitungo itimukanwa birumvikana ko ari amazu, ibibanza, amasambu, ndetse tukaba tubaha n'andi makuru yose ajyanye nabyo. Iyi nzu rero tubazaniye ni inzu mu by'ukuri iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, aho bita mu kagari ka Musezero, ni hariya rwose munsi ya Iyerika. Iyi nzu rero ikaba ikodeshwa. Iyi nzu irakodeshwa kandi irakodeshwa amafaranga make cyane, kandi ni inzu nziza cyane irangiye. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 5 byiza cyane binini byo kuryamamo, ibyumba 5 byiza kandi binini byo kuryamamo. Iyi nzu rero ikaba ifite dushe na toilette kandi 5, dushe na toilette 5, ikagira salon, salle à manger, cuisine yo mu nzu ndetse na stock. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex nkuko muri kuyibona. Ifite annex ifite icyumba hanze cyiza cyane, ikagira ikikoni hanze cyiza cyane na stock yacyo, ikagira ndetse na dushe na toilette byo hanze byiza cyane. Akarusho k'iyi nzu ifite ibigega by'amazi bihagije, kwa kundi usanga muki ahantu henshi cyane. Ndabizi ubu nta mazi mufite, ariko ahangaha nta kibazo cy'amazi ushobora kugira. Ikindi nababwira nuko iyi nzu buri cyumba cyose kigiye kirimo garde-robe, buri cyumba kigiye kirimo garde-robe cyangwa se akabati, ikagira parking ihagije nini, ndetse ikagira na jardin. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifitemo internet, ifitemo ibintu byose bigezweho bijyanye n'igihe, ifitemo za kamera, ibintu byose bijyanye n'igihe iyi nzu irabifite. Ikaba iri ku Gisozi nkuko nabibabwiye, munsi ya Iyerika, ahantu heza cyane hafi y'umuhanda bagiye gushyiramo kaburimbo. Ikaba ikodeshwa. Inzu wayikodesha rwose ukayituriramo ugatunganirwa, kubera ko iyi nzu
ifite ibyumba bitanu nk'uko nabibabwiye na dushe na tuwarete enye, salo saramanje na kwizine na sitoke, ndetse buri cyumba kikabamo garderobe ikagira n'amanegisi. Iyi nzu rero ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi 700 yonyine buri kwezi, amafaranga ibihumbi 700 buri kwezi, cyangwa se amadolari 700 buri kwezi. Wenda ushatse wagenekereza gutyo, ariko ku madolari bikaba biri negosiyabule, birumvikana. Igiciro cy'iyi nzu ni amafaranga 700 y'ubukode buri kwezi. Wakunze iyi nzu rero waduhamagara kuri za nimero zacu mumenyereye muri benshi, arizo 07 078 48 67 cyangwa se 0781 2 si ibyo gusa rero, duhora tubabwira ngo mwadusura mu nyubako ya Centenary House, ni muri etaje ya 2, ugikata iburyo rwose uzamuka muri asanseri, tukata iburyo ugahita ubona Nzuri Business Group Limited. Aho ngaho urahadusanga, noneho tukagufasha buri kintu cyose kijyanye n'imitungo itimukanwa, tukakurangira ahantu ugura hadafite litije, cyangwa tukakugurishiriza kandi mu gihe cya vuba. Ari nako kandi ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Dusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Yes, tunakwibutsa yuko kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukayifasha cyangwa se tukabafasha kuyibyaza umusaruro, tubashyiriramo abakodesha kandi tubakurikirana. Murakoze cyane, turabakunda.